mwongeye kwirirwa nyakubahwa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango akaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa turimo, banyakubahwa bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego zitandukanye, Banyabutare mwatwakiriye kuri uyu mugoroba, private sector ya Huye mwifatanyije natwe kuri uyu munsi, ndetse tunashimira uruhare rwanyu mu bikorwa byo gufasha abacitse ku icumu kongera kwiyubaka. Abanyamuryango baje yayirije, urubyiruko turi kumwe hano, dushimira cyane ko mwaje muri benshi, babyeyi turi kumwe hano mu byiciro bitandukanye tubana kandi tumaranye igihe muri izi gahunda zo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, nyakubahwa umujyanama wa nyakubahwa First Lady turi kumwe hano, ndetse batuzaniye intashyo z'umubyeyi wacu. Mu izina ry'umuryango JAIRG ndagira ngo nshimire cyane buri muntu wese turi kumwe hano, ari abaturutse hano i Butare ndetse no hafi yaho, ndetse n'abaturutse mu mpande z'igihugu zose turi kumwe hano kuri uyu mugoroba, tutibagiwe n'abadukurikiye bari hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mwese ndabashimira cyane iki gihe mwafashe kugira ngo dufatanye muri iki gikorwa cy'agaciro, twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, maze mu miryango yabo ntihasigaye n'umwe wo kubara inkuru. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, JAIRG ni umuryango utari uwa leta ugizwe n'abahoze ari abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango wacu ukaba ugira ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko harimo ibikorwa by'ingenzi birimo guharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi, haba mu gihugu cyacu, haba mu karere dutuyemo, muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi. JAIRG igira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, gusubiza agaciro n'icyubahiro abayizize, kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'andi macakubiri aho yaturuka hose. Tugira kandi uruhare mu bikorwa byo kurwanya abahakana, abapfobya n'abagoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane mukunze kubabona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibinyoma bagamije kuyobya isi ngo babangamire inzira leta y'u Rwanda yafashe yo kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda rwiyubaka, u Rwanda rutekanye kandi rutera imbere. JAIRG iharanira ko abacitse ku icumu ya Jenoside bakomeza kugira imbaraga n'ubushobozi byo guhangana n'ingaruka zayo ziremereye, nk'uko abana bavuye hano bamaze kutunyuza muri ayo mateka. Abacitse ku icumu bakarushaho kugira imibereho myiza. JAIRG ifite gahunda ishinzwe ubukangurambaga ku isanamitima, ubudaheranwa n'imibereho myiza ku bagenerwabikorwa ba JAIRG ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange bakeneye ubufasha. Muri urwo rwego JAIRG ifite ikigo cy'isanamitima no kubaka ubushobozi mu karere ka Bugesera, ndetse mu minsi ya vuba icyo kigo tukaba twitegura kucyagurira hano mu karere ka Huye, tukazahagira
irindi shami. GIG irerera igihugu abanyarwanda beza, abanyarwanda bagikunda, abanyarwanda bafata inshingano aho bari hose kugira ngo u Rwanda rurusheho kwiyubaka, gutekana no gutera imbere. GIG ifatanya n'inzego za leta, inzego z'abikorera n'imiryango itari ya leta mu bikorwa byo kubaka ubumwe no guteza imbere imibereho myiza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, muri uyu mwaka turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, turibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi turi hano i Huye turibuka ku nshuro ya 16 abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, imiryango yabo ikazima burundu. Kenshi abantu bakunda kwibaza ese kuki twibuka imiryango yishwe ikazima. Jenoside ni umugambi wo kurimbura igice kimwe cy'abene igihugu ntihasigare n'umwe wo kubara inkuru. Jenoside ni umugambi wa leta. Ukora jenoside aba yifuza ko cya gice cy'abantu cyose cyicwa kigashira burundu. Mu Rwanda byarabaye, tuzahora tubivuga igihe cyose. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 imiryango igera ku 15,593 yarigizwe n'abantu 68,871 yarishwe. Kandi ugiye kureba umuryango, umugabo n'umugore n'abana, iyi miryango yose nta muntu n'umwe yarokoye. Iki rero ni ikimenyetso cyerekana intego y'umugambi wa jenoside, ko ubutegetsi bwagombaga kwica ubwoko Tutsi bwose ntihasigiye n'umwe kuzabara inkuru. Kwibuka rero imiryango yazimye ni kimwe mu bikorwa ngarukamwaka GIG ikora muri iyi minsi 100 twibukamo Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ibyo tubikora kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere twibuka imiryango yishwe ikazima nuko ari inshingano z'abanyarwanda n'abandi bose bumva neza uburenganzira bwo kubaho, ko ari uburenganzira ntakorwaho. Bityo tukaba dufata uyu mwanya kugira ngo twamagane uyu mugambi wa jenoside wo gutsemba abantu ubahora icyo bari cyo. Abateguye jenoside bashakaga ko Abatutsi bose bazima ntazagire uwongera kuvugwa. Dufite rero inshingano zo gusubiza icyubahiro iyi miryango yishwe ikazima. Tugomba kuyibuka, tukayigarura ku isi, tukayivuga mu mazina n'amafoto tubashije kubona, tukayerekana, maze abashatse kuyizimya bakabona ko batsinzwe, kuko iyo miryango itazigera izima kandi turiho. Dufite kandi inshingano zo kwibuka iyi miryango kuko abari bayigize bari abavandimwe, bari abanyarwanda nkatwe, bari abaturanyi, bari inshuti, bari urungano. Kandi mu mateka yacu benshi muri aba bantu twibuka twafatanyije urugendo muri za nzira zo kurimburwa, kuko benshi twihishanye mu bihuru, mu mashyamba, mu bishanga, mu rufunzo, mu myobo, muri za plafo, muri za kiliziya, mu nsengero n'ahandi. Twagerageje gufashanya uko bishoboka kose kugira ngo twirengere kugeza igihe umwanzi yabambuye ubuzima. Dufite inshingano kandi zo kwibuka no guharanira ko batazazima, kubera ko benshi babaye ibitambo byacu muri iyo nzira mbi cyane yo kurimburwa, bakaba barapfuye mbere yacu, tukagira amahirwe yo kurokoka. Dufite inshingano zo kwibuka imiryango yazimye kugira ngo dusigasire amateka ndetse twereke isi yose ko mu Rwanda habaye ubutegetsi bubi bwakoze jenoside bukarimbura igice kimwe cy'abaturage bubahora icyo bari cyo. Kubibuka tubavuga mu mazina, aho bari batuye, indangagaciro zabo n'ibindi byabarangaga, bituma abahakanyi, abagoreka amateka, abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi ibyo birirwa bakwirakwiza by'ibinyoma babura ijambo, kuko iyo twibuka hano twerekana ukuri kw'ibyabaye. Kwibuka kandi imiryango yazimye
bituma twigisha urubyiruko rutari ruriho amateka y'ukuri yaranze igihugu cyacu, bakarushaho gusobanukirwa igisobanuro cya jenoside, impamvu za jenoside, no kugira ngo barinde igihugu cyacu jenoside ntizongere kubaho ukundi. Igihe twibuka imiryango yazimye, dufata umwanya wo gushima abana b'u Rwanda, abasirikare ba APR Inkotanyi bari bayoboye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bitanze bakarwanya ubutegetsi bubi bwari bwiyemeje kuzimya igice kimwe cy'Abanyarwanda, ariko hakaba hari abarokotse. Benshi baritanze, benshi bahasize ubuzima. Inkotanyi mwese tuzahora tubazirikana, igitambo cyanyu tuzakibitura duharanira ko u Rwanda rutazigera rusubira inyuma na rimwe. Abenshi bibaza impamvu twibuka nijoro, nabyo dukunda kubisobanura kugira ngo nabo turi kumwe hano, cyane cyane urubyiruko, babashe kumva neza impamvu y'iki gikorwa. Nuko imiryango yishwe ikazima ishushanya mu by'ukuri umugambi final cyangwa se end result kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Jaje ikaba yarahisemo gufata ijoro rimwe ikibuka iyo miryango yose, nk'uko mu muco wacu wa Kinyarwanda, mu muryango iyo hapfuye umuntu dutaramira umuntu wapfuye, tukamukorera ikiriyo gitangira ku mugoroba kikageza mu gitondo ku bashoboye kurara ijoro. Muri ijoro kandi tubona umwanya uhagije wo kuganira ku mateka yacu, tukigisha urubyiruko amateka y'ukuri mu buryo burambuye, bakagira icyo batahana. Tunakoresha uburyo butandukanye, murabubona hano, kugira ngo dutange ubutumwa dukoresheje filime, dukoresheje amashusho, kandi ibyo ntabwo dushobora kubikora ku manywa. Ijoro kandi hari ikintu gikomeye ridufasha mu kwibuka. Tugira nk'ibice bibiri. Murabizi ko hari igice cya mbere kigeza mu masaha ya saa 4 saa 5, ikindi kikageza mu gitondo izuba rirashe. Ibi nabyo bifite icyo bisobanura, kuko mu mateka y'u Rwanda ari ya jenoside twanyuzemo, iyo bwiraga hari icyo byabaga bisobanuye, ijoro hari icyo ryasobanuraga, iyo bwacyaga hari icyo byasobanuraga. Kandi ni no kwibuka inzira Abanyarwanda banyuze babohora igihugu cyacu. Iyo turi muri iri joro rero, dufata umwanya uhagije wo kongera gutekereza kuri aya mateka no gufata ingamba kugira ngo igitambo cyatanzwe natwe tujyemo, jenoside izongera kubaho ukundi mu gihugu cyacu. Ndagira ngo rero soza nshimire ko amateka tuyibuka, ndetse dufite gahunda turimo duteganya yo kuzakora documentation ihagije kuri iyi miryango yazimye, kugira ngo abantu babashe kuyikurikirana, basome ibyayo, ndetse dukusanye ibimenyetso byose kugira ngo uyu mugambi wo kuzimya abantu burundu isi ubumenye, kandi generation uko zikurikirana zizagende zihererekanya aya mateka. Ndashimira kandi ubuyobozi bw'akarere ka Huye, ndetse n'Abanyabutare muri rusange, uburyo batwakiriye, uburyo twafatanyije muri iki gikorwa. Kandi JIRG igizwe n'abantu benshi bafite ubushobozi, nkaba mbijeje ko tuzakomeza ubufatanye aho bikenewe hose. Turahari kugira ngo twubake igihugu cyacu.